nuko babijyanye biramaze. Hari igihe twabayeho ntacyo kandi hari ibintu Imana yagiye ituvugaho, ariko ugakubita ukongera ugakubitwa ukabura ikintu baza bagatwa kukinga ntabwo byari ariko ubu ngubu usigaye giranya ngajya kureba ku rugi ku madirishya iki nuko hari icyo Imana yakoze. Haleluya! Nuko hari icyo yakoze. Ntabwo shima kandi ari uko mfite sitoke y'ibintu byinshi. Yumvise inkuru z'Abisirayeli ahagurukana nabo akorana urugendo rugoye ruruhije ruvunanye, ariko najya kugira ngo yahaye umunyamumaro mu Bisirayeli kandi Imana ihita iramuhera isezerano rikomeye cyane. Ahagurukanye nabo bageze igihe cyo kuza gutata batata igihugu. Haleluya! Amen. Rambura ikiganza tusuhuzanye. Amina. Hari ibintu bikomeye Imana iba yakoze kugira ngo uyobonetse ahangaha. Imana ishimwe. Waje nivuze nitwa Uwimana Emmanuel. Ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana, Imana yagize neza. Hanyuma nterana mu Gashaka. Imana rero yagize neza, yemera yuko uyu munsi tuza kuganira ijambo ry'Imana. Nubwo ryaba rigufiya ubw'igihe dufite, ariko ryaba rigari muri wowe Imana yakugendereye. Imana ishimwe. Amen. Shimira Imana rero ko ariyo yabaye mu ruhande rwacu mu gihe ababisha bari badahugiye, twagiye tubona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Mwanyemerera mu minota mikeya, ntabwo ntinda mfite, mukihangana mugahaguruka tukarimbana gato nk'iminota 2 cyangwa se 1, ntabwo bitinda. Impamvu nta yindi, nabaye igihe kirekire mu kabari ugasanga turabyina ukarinda bucya nta mumaro. Bagusakaga n'amafaranga ukabyina ariko anagusaka cyangwa ntakugarurire, ariko dushimire Data. Haleluya! Amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. ishimwe. Nshimiye Imana ko duhagaze ahantu tutari guhagarara, ariko Imana idushyiraho uburyo bwo guhagarara. Imana ishimwe.
kwinjiramo. Mwabacuranzi mw'ibizima n'abakuru bari bahagije. Nagira ngo mbwire ngo ahangaha ntibyashobokaga, ariko turi mu gihe cy'Imana. Mana ishimwe. Turi mu gihe cy'Uwiteka. Mana ihimbaza. Ndashimira Imana ko turi mu minsi Imana yateguye ko tugomba kubamo, ariko kandi byari bihari byakagombye kuba byaraduhitanye, ariko twishimiye Imana. Amen. Shimira Imana. Ejo bundi baje kunyiba, ntabwo nishimwe kandi hambere ntabwo bagiraga icyo banyiba. Abantu nabana nabo cyangwa se njya mbana nabo umunsi kuwundi babyiruke. Ndashima Imana by'umwihariko, avuga nti ndashima Imana yuko ubu ngubu igisambo cyinjiye iwanjye kitabura ikintu kijyana, ntabwo cyasohokera. Haleluya. Ishimwe. Nubwo babijyanye biramaze. Hari igihe twabayeho ntacyo, kandi hari ibintu Imana yagiye ituvugaho, ariko ugakubita ukongera ugakubitwa ukabura ikintu baza bagatwa kukinga, ntabwo byari ariko ubu ngubu usigaye ngira nkajya kureba ku rugi, ku madirishya, iki nuko hari icyo Imana yakoze. Haleluya. Nuko hari icyo yakoze. Ntabwo shima kandi ari uko mfite stock y'ibintu byinshi, ahubwo ndavuga ngo nubwo nafite inkweto imwe nakwa ebyiri, nkakuramo imwe nkakuramo n'imwe. Hari igihe bitabayeho, nkakuramo ikote nkaba nakwambara indi shati. Hari igihe bitabayeho. Ndabishimiye Imana rero ndi muri terana. Haleluya. Nawe ubyibuke wari nkanjye, nawe wari nkanjye urabeho, akadushimiye cyane. Mana ishimwe. Dusoma amagambo y'Imana dusanga hano muri Yesuwa igice cya 14 ku murongo wa 6. Yesuwa ibice 14 umurongo wa 6 handitse ngo Abayuda baherako basanga Yesuwa i Gilgali. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jye nawe ikabibwira Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi Baruneya? Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka anuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya, ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, jyeweho nomatanye n'Uwiteka. Amen. Iryo jambo hari nashaka. Hanyuma niyo kubera dufite mutoya, ntabwo dusoma amagambo menshi, ariko iryo cyura ryaba impamba ry'igihe kirekire. Hanyuma reka dusome Matayo ibice byaho 7 umurongo wa 24. Matayo ibice byaho 7 umurongo wa 24. Aravuze ngo arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Nasomye hatari wowe sorry. Niba bari icyo mutahana, ahubwo mutahana icyo mwashaka. Murongo wa 24 aravuga ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu igatemba, umuyaga ugahuha,
byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinze ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu igatemba, umuyaga ugahuha, byose bikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana yacu tugire neza. Imana nishimwe tujyana yo ngayo yaganireho gatoya. Haleluya. Tuvuze amagambo yo muri Yosuwa, uburyo ki Kalebu yagiye kwibutsa cyangwa se yagiye kwa Yosuwa aramubwira ngo Yosuwa, mbese ntabwo wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho? Ngo nduzi ucecekeye igihe kibaye kirekire, ntabwo wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho? Uyu Kalebu mwibuke ntabwo yari Umwisiraheli, ariko yaravuzweho n'Imana. Amen. Yumvise inkuru z'Abisiraheli, ahagurukana nabo, akorana urugendo rugoye ruruhije ruvunanye, ariko najya kugira ngo yahaye umunyamumaro mu Bisiraheli, kandi Imana ihita iramuhera isezerano rikomeye cyane. Ahagurukanye nabo bageze igihe cyo kuza gutata igihugu, bagenda ari 10, ariko ngo mu babo bose bagiye niyo bazanye inkuru nziza. Imana yacu nishimwe. Najya mubwira ngo umwanya urimo ujye uhumuriza abantu, basubizemo ibyiringiro, ntukazanemo incamugongo, ahubwo ujye umubwira akomeze yubaha Imana kugeza ku gupfa. Imana ishimwe. Hanyuma ahangaha Kalebu rero ngo aragenda agarutse, ngo atangaza inkuru nziza y'uburyo ki igihugu bazakijyamo, y'uburyo ki bafite ibyiringiro y'ukuntu bazafata igihugu, kuko Imana yari iri kumwe nabo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byabonaga abantu barimo bose. Nagira ngo mubwire ngo uyu munsi none wabona ko nta gutabarwa guhari, ariko kurahari ugira ibyiringiro. Imana ishimwe. Kalebu ngo aragenda abwira umugabo bita Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa, ngo izi nkuru z'abantu bose batambutse imbere yanjye bavuze ni inkuru z'incamugongo, ariko mfite amakuru ava mu gihugu cyo mu ijuru. Aya makuru niyo ndenda kukubwira. Aramubwira ngo rero ngo Yosuwa, aba nta kikoko barahari, ni n'abarebare koko, ariko narebye Imana ibishurira yuko nta Mana iri muri bo. Mana yacu ishimwe. Hari ibintu bizagutera ariko bidaherekejwe n'imbaraga z'Imana. Ibigira Imana izabihusha umwuka wayo bitatanire mu nzira ndwi. Arangije aramubwira ati rero Yosuwa, komeza abantu bawe tukomeze tugende. Hanyuma ngo ahangaha Imana itivuga ijambo rikomeye cyane kuri Kalebu. Iravuga ngo Kalebu, ibintu uvugiye muri aba bantu, cyangwa se uburyo uhamije muri aba bantu, ntabwo byari bikwiriye ko bazabona gakondo mu Bisiraheli, ariko uhereye none, haleluya, uhereye none ubonye gakondo mu Bisiraheli. Mana yacu yishimwe. Najya mubwira ngo amasengesho cyangwa guhamiriza Imana byakora ikintu kidasanzwe mu muryango wawe, aho ukomoka, ukuri utitaye aho ukomoka n'ukuri n'amashuri wize. Imana yakora kidasanzwe bitewe no gusenga kwawe, bitewe no guhamya Imana. Mana ishimwe. Kora kidasanzwe. Igihe kimwe ngo ararebye, irangije ngo ifata umwanzuro irasane ngo genda kwa Yesaya. Nubwo kwa Yesaya nta mwami wahakomotse, nta n'uwakagombye ko, ariko hari ukunyubaha aho ngaho ushaka gukura umwami. Ibyo ngo Imana yakora ikintu kidasanzwe kubwo kubaha Imana. Ubaha Imana rero. Mana ishimwe. Kalebu barangije rero ngo baragenda mu gihugu kuko baragifata nihuse. Ngo bakimara kugifata, imiryango ya Isiraheli aterana, ngo Yosuwa agenda bahereza imigabane, ngo noneho Kalebu asigara aho ngaho nta mugabane abona. Ariko yari afite ijambo yabwiwe n'Uwiteka Imana. Mana ishimwe. Nagira ngo mubwire ngo babyemera batanabyemera, nagira ngo mubwire ngo Imana izabikora kuko ariyo yabivuze kandi izabisohoza. Mana ishimwe. Ntego y'ijambo nazanye ahangaha ni ugukomera mu maso y'ibyakagombye kuguca intege, ni ugukomera mu maso y'ibigucogoza kandi ukagira imbaraga. Mana ishimwe. Ibintu byose byagukanurira, ariko hari icyo Imana yavuze kuri wowe. Hanyuma Kalebu ahangaha rero ngo aragenda imyaka aho ngaho aribagirana,
nigikora izagikora ngo barazamuka bageze ngo kwa Yesuwa haraho mbese Yesuwa ntiyarana kimwibuka hari haba ngo mbese uribuka ikintu Uwiteka yabaratuvuzeho ahari aravuze ati se ni igiki se uri mwene y'iki ariko ngo mbese uribuka turi Kadeshi hari amakuru nazanye hari ihumure nazanye mu bantu urabyibuka iby'Imana yavuganye natwe ikabwira umugaragu wayo Mose ikavuga yuko nzabona gakondo muri iki gihugu mbese urabyibuka Yesuwa barabyibutse kuko cyari igihe cy'Imana arangije aramubwira ngo mbese twari twarabyibagiwe ariko igihe cyawe ndabona kigeze ariko ngo mbese umusozi wo wafasha abandi bimeze gute ariko kare bavuga amagambo akomeye aravuga ngo ndabura na Heburoni yanjye aravuga ngo hari icyo Imana yavuze kuri jyewe haleluya Yesu arangira avuga ngo ngiri ya Heburoni rero hariho uwigize uwayifashe akayiyitirira ariko ngiyo aravuga ngo mbese uracyanyitiranya ntabwo uzumviwe amasengesho nasengaga mu minsi yatambutse ntakora umunsi umwe ntakora ibiri n'ubu ndacyayasenga hahandi nasengeraga abarwayi bagakira n'ubu ndacyabasengera hahandi nirukaga imbaraga mbi n'ubu ndacyazirukana mbese uranyitiranya aramubwira ngo za mbaraga nifite mu myaka 40 cya gihe n'ubu ngubu ngize imyaka 85 ndacyafite imbaraga z'Imana haleluya Mana yacu nishimwe mbese uyu munsi none ufite imbaraga zingana iki uko yaguhamagaye n'ubu ni gukiri cyangwa se waradohokewe mu kanya turasenga ariko waradohokewe wongere gusubira kurufatira ubuzima maze wongere ko mu mwanya Imana ishaka kubamo hanyuma twihuse rero kuko igihe ari gitoya ngo Yesu avuga amagambo akomeye aravuga ngo umuntu yarafashe ngo arasiza ngo arangije yubaka inzu ye ku rutare ngo akimara kubaka inzu ye ku rutare ngo n'undi rero aramwigana aramwegera nawe hari zari zegeranye ngo nawe arubaka ahari bubaka na plume mbese yambara ikanzu n'undi arayambara yambara ijipo ndende n'undi arayambara atega igitambaro n'undi aragitega mbese ariko ahiherereye ntabwo byari bimeze neza muri fondasiyo ntabwo byari bimeze neza ariko umuhanga haleluya yubaka ahereye mu mizi yubaka fondasiyo ikomeye hanyuma rero haza kubaho ibihe bigoye nk'uko iyi minsi ya none uzajya kubona ukabona umuyaga umuyaga uteye ubwo ariko umuyaga uraza rero hanyuma haza igipimo hamaze kuza igipimo ngo haza umuyaga ngo imvura iragwa ngo umuyaga urahuha ngo imvura iragwa imvura iratemba ngo hanyuma haza inzu rero itandukaniro ry'umuntu wasenze n'umuntu utarasenze nibagera mu ngorane n'ikigeragezo n'intambara niho bizahita byigaragariza haleluya bantu bafite Imana yabo bazakomera kandi nibamara gukomera bazakora ibintu by'ubutware Yesu urashimwe Imana yacu ihabwa icyubahiro ngo noneho umuyaga uraje amabati baragiye hanyuma umuyaga uraza igikuta kibaragiye hanyuma ngo imvura iratemba yende na fondasiyo birakugumukana biragenda ariko ngo umuntu wubatse inzu ye ku rutare haleluya nta n'umututu wigeze uyizaho nta n'ikibazo kigeze kibonekaho uko niko umuntu w'Imana rero iyo ahuye n'ingorane iyo ahuye n'intambara arakomera mu maso ye hakaba nk'urutare Yesu nashimwe nubwo yaba afite amasezerano ntasohora ako kanya nagira ngo ubwire ngo arakomeza akarindira agategereza Heburoni akazayicaramo Heburoni akazayituraho Yesu nashimwe nagira ngo ubwire ngo abantu b'Imana mwikomeze ku Mana kandi mutunge sitoke igwiriye kuko tugeze mu gihe cy'amapfa tugeze mu gihe cy'umuma nakubwira ngo mutunge sitoke mu gihe umuyaga uzaza ntuzaca igitoki cy'umuntu mu gihe umuvu wazaza ntuzajya kuriganya umuntu ahubwo uzakomeze wizera Imana kugeza igihe izagutabarira kugeza igihe uzabona imbaraga z'Imana Mana yacu irishimwe cyane tugiye gusenga Imana kandi nari nateguye amagambo menshi ariko sinavugira ahangaha kuko ngo hari igihe kimwe ngo Yesu yaragiye i Yerusalemu ngo ageze ku musozi umwe ngo ahita yumva ngo hari ikibazo ngo ahita atuma babiri mu bigishwa ngo bagende bazane cyane cyangwa baheva aho ngaho ngo barakiza ahita akicaraho nagira ngo mubwire igihe kizagera Imana igutabare ikubohore nagira ngo mubwire igihe kizagera Imana ikwibuke
ntabwo wagutembanye. Mbese uyu munsi wa none wubatse ku rutare, mbese uyu munsi wa none uhagaze ute? Mbese icyo matanye n'Uwiteka Imana yawe, ntabwo nzi amakuru yawe, ntabwo nzi ngo bimeze gute, ariko rero mubwira ko ku muntu wamatanye n'Uwiteka Imana ntabwo izamurekura, izamuha Heburoni ye igihe kigeze, kandi ukwiriye kugwiza imbaraga nk'iyo wari ufite ugihamagarwa. Uyu munsi wa none ukaba ugikomeza kuzigwiza, bakomeza gushaka imbaraga z'Imana, bakomeza kurengerwa n'Imana. Tugiye gusenga Imana. Abantu bakeneye imbaraga z'Imana, bahaguruke dusenge. Kandi abantu bashaka gukomera mu maso hakaba nk'urutare mu gihe Imana itaraza, nabo bahaguruke dusenge. Tugiye gusenga Imana. Bahaguruke dusenge Imana. Ariko nakubwira ngo igihe kirageze, ibiryo by'abera bimanuke. Igihe kirageze